uvomyemo amazi ntavoma sinenze ikigiye kuyakoresha arayasengera hambwe rero nawe ngifite ikibazo ku gatsinsino ati buri gitondo ujya ufata ibase y'amazi makeya winikamo agatsinsino ntibyabarakora byo n'urwenya n'imitwe y'intoki ugenda wari wabimenye ko umubiri ibice bimwe by'umubiri wari wabuze oya ntabwo nabimenye wabimenye noneho bigenze gute uravuye kwa muganga ugeze mu rugo utanabizi ko wenda hari ibibazo wagiye ugira ku mubiri wabimenye bigenze bite nabonaga amashuka yandura koma uyivanyemwo n'isengesho hari umubyeyi wanjye wundi witwaga rugira rurya ati niwe waje gusengera uhita uva muri koma reka nongere ngusuze nguhe ikaze kuri Fani TV show n'icyumweru aho tuba tugiye kugaruka ku buzima bw'abantu bamwe na bamwe kugira ngo bakwinsipayaringe cyangwa basane imitima ku rugendo baba baragenze bw'ubuzima buba butoroshye ariko tukagarukaho kugira ngo umwe muri mwe uri kutureba abashe kuba inspired y'ubuzima umuntu umwe tuba twabahitiyemo kuzana hano aba yaranyuzemo nitwa Nshimiyimana rero nguhaye ikaze no kuvuga ngo tugiye kuganira n'umumama umwe namenye story ye numva irababaje cyane ndavuga ati reka nzamusure tuganire atuganirize urugendo rwe rw'ubuzima dore ko byari ibintu bitoroshye ngira ngo namwe muraza gusobanukirwa ariko mbere na mbere reka muhe ikaze anabanze anatwibwire ikaze kuri Fani TV show. Yes. Ba amazina yanyu babita bande? Nitwa Mukanyindo Rukema Albertine. Ariko nk'abantu twiganye muri segonderi nize muri Kongo. Wize muri Kongo reka wenda ku ishuri ryitwa Lycée Amani. Yego reka mbere yuko tugera no mu bindi n'ubundi tubanze tumenye uko muri Kongo wari uhabaye uko waje kugira ngo wisange uri mu Rwanda ese Kongo wahize amashuri angana iki kugera mu Rwanda byaje biteka dutangirira aho muri Kongo wahagiye ungana ute nahagiye mfite nk'imyaka 11 ubundi ababyeyi babaga mu Rwanda nyine nabaga mu Rwanda ariko icyo gihe cyacu ko n'ishuri mu Rwanda byari bigoye batwoherezaga mu mahanga nuko nagiye nuko wagiye ari ababyeyi bakohereje mu mahanga hariyo umwonge ni ukuvuga ngo waragiye ufite nk'imyaka ingahe watangiye ishuri pirimeri ufite imyaka ingahe urwo rugendo rwose natangiye pirimeri uwa mbere n'uwa gatatu nawe utangiye mu Rwanda ariko ngezeyo kuko twigaga igiswahili twibiki byose nongera ntangira mu wa kane twiga igiswahili hariya bajya bavuga irucuro muri bwisha bagita ko bitite bwisha hariya habera imirwano hariya narahabaye bavugaga rero ntabwo bavugaga ikinyarwanda bagitaga ikinyabwisha aho urahabaye urahakurira ese wenda gatoya n'ubundi haravugwa y'imirwano mbere ho umwuka wari uwuhe mbere yuko wenda iyi mirwano itangira igihe duhari abantu bose barumvikanaga nuko abanyekongo havuga abanyarwanda ariko barabakundaga nta kibi cyari gihari uwo mwuka waje kuzana n'iki wenda mwebwe mwari muhabaye hariya mbere yuko tugera mu Rwanda uko waje ariko si uwo mwuka wazanywe n'iki ubundi si ngombwa kubivuga ariko nk'umwuka wabaye mu Rwanda nawe warahageze nta kibazo aho urahabaye ese kuza mu Rwanda byo wenda wajuje ugarutse mu rugo cyangwa waje kuhahigira ubuzima mu Rwanda wahisanze gute mu Rwanda naje ndangije segonderi ndaza gutyo gusa nje kureba ababyeyi ariko intambara ya jenoside ihita itangira intambara ya jenoside yagusanze hano mu gihugu yasanze mu gihugu wenda gatoya nubwo ruba ari urugendo rutoroshye no kubivugaho intambara ya jenoside iraje irabaye urasigaye
ese yaje wenda ufite umugabo, yaje ufite abana, byari bimeze bite? muri makeya ntabwo nigeze nshaka na n'ubu nimba wenda hari igihe biba bigoye kubivugaho, wenda ari impamvu z'umuntu ku giti cye, ariko wenda nimba atari impamvu zo ku giti cyawe ari uguhitamo, nabwo wabitubwira. nabihisemo numvaga ntabishaka. Wumvaga utabishaka. Imana ishimwe. N'ubundi hari igihe abantu benshi bavuga ati reka twihe Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba padiri ndetse n'abandi ababikira. Ni inzira nziza, buri muntu wese agira inzira yahisemo, ariko wari ufite umuryango, hari uko icyo gihe nawe wari umeze, uko muri icyo gihe byari bimeze twese turabizi uko byari bimeze, ntabwo wongeye guhunga, wagumye mu gihugu. Ese wenda hari abarokokeye ku misozi imwe n'imwe, baho waba warabaye ukavuga ati narokokeye hamwe n'umuryango, ni hehe? Ndi ku Kicukiro hano dutuye, hano santre. Nuko abo twari tuva indimwe bitaye Imana, twasigaye no mu bikirumu. Ariko ibyo ntacyo bimbwiye, hari n'abasigaye batagira umuntu. Gusa icyo washaka kwibandaho ni ukuntu narwaye nkajya muri koma. Ubundi tugira ngo nabyo tuze tubigereho, ni ukugira ngo bamenye umuntu turi kuganira nawe, imva n'imvano, urugendo rwe rw'ubuzima bwe, kuko hari abantu hanze bavuga se umuntu yapfuye guhita arwara gutyo, ese background ye yari imeze ite? Reka wenda ibyo tubisige inyuma n'ubundi, ariko tuvuge ngo wihangane, kuko hari biba byarabaye n'ubundi bigakora abantu ku mutima, bikabashengura. Ariko reka tuvuge ngo wihangane, reka twe twigendere ku burwayi bwawe n'ubundi waje kugira, bukaba bwakujyana muri koma ukamaramo igihe kitari gitoya. Ubwaze kutubwira ese bwatangiye bute, byagenze gute kugira ngo wisange kwa muganga? Ese ni uburwayi bwari permanent, ni uburwayi bwaje uwo munsi? Byagenze gute kugira ngo we wisange uri kwa muganga igihe kinini cyane? Urumva ntabwo nigeze ndwara, nzi ko nashidutse mbabara umutwe, ibyo binini ntibigikora, banza bitakiri byitwaga aspirin. Ndakanywa mvuga ngo umutwe urakira, ndyama muri pasiparumu, nuko nanirwa kuhabyuka. Bahamvanye banjyana kwa muganga, abantu bo muri famiye ariko ati buriya bamuroze. Aribiti nakunda kuzerera ahantu hose bamuroze, bajya gupimisha amarozi. Ariko hari umuganga wabwiye ati nta marozi afite, bahita banjyana CH, ko umuganga niwe wanjyanye CH. Ariko simuzi nanjye ni inkuru bambwira, banjyana CH. Nuko ntabwo namenye uko byagenze, nagumye aho ngaho muri urgence, ndi muri koma. Nashidutse nyivamo ngo habwa hicaye umudogiteri iruhande rwanjye. Reka wenda gatoya, ukiri aho ngaho ugeze kwa muganga utazi ukuntu ugezeyo, ugiye muri koma. Ese wenda gatoya, hari abantu baba bafite amatsiko yo kuvuga se muri koma umuntu aba yumva ingingo ze se ziba zikora, kuko hari n'abandi benshi twagiye tuganira, ndetse hari n'uwo nigeze kuganira nawe, story yampaye nayo yari yakoze ku mutima abantu benshi. Ariko hari n'uwo twigeze kumva ngo yarumvaga ndetse aza no kwicwa nuko umugabo wavuze ati yashatse undi mugore. Bivuze ngo wenda aba yumva. Wowe wenda wabashije kugera muri ibyo bibazo, Imana ikanabikurindiramo, we warumvaga? Ntabwo numvaga. Nta kintu na kimwe wumvaga? Nta kintu na kimwe numvaga. Nta nubwo we wagize wenda nk'inzozi, ibitekerezo? Hari abavugaga ati tuba twisanga ahantu kure, tubona abantu babona ngo ibitandukanye. We nta kintu wabonaga? Abo ntabwo baba bari muri koma. Ni nk'ibintu biba bitekererezaga ari bazima, basa nk'abarembye bakabisubiramo. Ngenzi ko nagiye muri koma, uko nagiye kwa muganga simbizi. Nashidutse
mbona igurupe y'abaganga iruhande rwanjye. ubwo icyo gihe ushiduka wari uyivuyemo? Nari nyivuyemo. Reka wenda tugenda urareba koma ni ikintu kiba kitari na cyiza ariko gishobora no kugusigira ubumuga, gishobora kugusigira ibikomere byinshi, gishobora kugusigira ibintu byinshi bitewe n'uko wari uryamye igihe kinini. Hari n'abavamo ariko ugasanga nk'ingingo zimwe zabaye pararize, ugasanga hari ukuntu umubiri wabo utari gukora neza. Wowe wenda gatoya wabanza ukatubwira igihe koma wayimazemo, ese ni icyumweru, ni iminsi 3, wari uyimazemo igihe kingana gute? Nayimazemo ibyumweru 2. Mama, ibyumweru 2 ko ari byinshi uryamye utihindukiza. Naraboze dore agatsinsino nta kungiraho hano. Na hano byegiye. Cameraman araza kutwereka neza. Ko numva se ari inkuru ibabaje kugira ngo umuntu arware aze kubora agatsinsino. Urabizi ko kaba kagize n'amagufwa n'itako. Urumva ko ari ibintu bikomeye. Ese icyo gihe wenda ugikanguka washije guhita umenya ko waboze, byagenze bite? Ntabwo nabimenye. Wabimenye bigenze bite? Ubwo nkiva muri koma ikintu cyumvaga ni umutwe n'udutwe tw'intoki. Gusa hano nihumvaga. Shiduka mbona abantu batera amaraso bavuza induru bagira bate, nuko ntange mvuza induru ni mu nkura ahangaha. Abaganga nibwo bambazaga ngo se wari uri hehe, nguza uri, ntabwo nduze ari kwa muganga ariko hariho simpazi. Nuko bambwe batese umvaga umeze uti? Nta Yesu cyangwa Bikira Mariya wabonye? Ntawo nabonye, ngiye numvaga nisinziriye gusa. Nuko ubwo abaganga bahita bavuga bati ngo ubwo navuye muri koma nkuramo za bomboni na za sundi ibiki byose na serumu mbyikuramo. Nuko hanyuma rero ngo abaganga nibavuze ngo babikuri iruhande rwanjye ntongera gasubira muri koma. Ubwo nari se hashika niho se hashika narinde. Niho wari urwariye? Niho nari ndwariye. N'ubundi turimo turaganira na mama kugira ngo tumenye urugendo rw'ubuzima bwe. Hari benshi batizera ko umuntu ashobora kubaho Imana imurindiye muri koma. Hari abajya bumva koma bakagira ngo ntibaho, ntibanabyizere, ariko impamvu tuba twabazaniye abatangabuhamya ni ukugira ngo mwumve ko n'ubundi Imana hari ikintu igikora ku buzima bw'abantu ndetse no ku mwuka wa nyuma Imana iba ikikurinze. Turacyari kuganira, reka tumenye wenda tubwiye ashiduka avuye muri koma yikuramo za bomboni. Abenshi mwajyaga mubibona muri filimi mukagira ngo ni ibintu bitabaho ariko mubashije gusobanukirwa ko nabyo bibaho. Ariko reka tumenye, tubwiye ko yashidutse asanga ingingo ze zimwe na zimwe zari zatangiye kubora. Reka tumenye noneho urugendo rwo kuva kwa muganga, niba baramusezereye uwo munsi, nimba wenda yaragumye aho ngaho, tubimenye kugira ngo niba wenda baranamukurikiranaga umunsi ku munsi, kuko urumva nk'umuntu wari uvuye muri koma ntabwo abaganga bagombaga kwizera neza ko ubuzima bwe buhagaze neza. Reka mama utubwire wenda uwo munsi ugishiduka ugasanga abaganga aho ngaho barakurekuye uhita ujya mu rugo cyangwa wagumye aho ngaho? Nagumye nk'umunsi umwe, yabwiye ngo dushaka gutaha. Ngo nyira aho ngaho kwa muganga aho nari ndi muri koma, ese mbabwiye ndashaka gutaha. Ubwo hari umubikira wari undi iruhande rwanjye. Nuko arakati subu yake ndabwini ndashaka gutaha, sinshaka kubona ibi bintu kwa muganga hatera ubwoba cyane, batera ubwoba. Nuko ubwo umudogiteri umwe aravuga ati n'ubundi imiti twarayimuhaye ihagije, ntayindi isigaye ahubwo agende hanyuma ajyaza muri control. Ariko ngenda umubiri wose utumva nabaye nka pararize, usibye umutwe n'imitwe y'intoki. Ugenda wari wabimenye ko umubiri, ibice bimwe by'umubiri wari wabuze? Oya, ntabwo nabimenye. Wabimenye noneho bigenze gute? Uravuye kwa muganga ugeze mu rugo utanabizi ko wenda hari ibibazo wagiye ugira ku mubiri, wabimenye bigenze bite? Nabonaga
amashuka yandura se ko nta cyondo nagiyemo ni ibiki ibi ni ibiki sinzi ukuntu bambwiye bati ubwo nandi kumwe n'ababyara banjye ariko bari batoya ubwo barambwira bati umubyeyi arambwira ati ndatashye ntacyo mbavuze ariko niwe nta kibazo nyogo nubwo mvuze nti sinabashaga no kwikarabya sinabashaga no kugira gute nungo ariko hari ikintu nibagiye kubabwira ndi maze kugarura ubwenge maze kumva umubiri ubaye sensible hari umubyara wambwiye ati koma uyivanyemwo n'isengesho hari umubyara wanjye wundi witwaga rugira rurya ati niwe waje gusengera uhita uva muri koma ni ukuvuga yuko rero imana igira imbaraga abatahemera hariho nk'umuhanga wavuze ngo mwizere imana niba itariho ntacyo muzaregreta niba iriho mutazicuza ahagaze ku irembo atega imodoka anjyana kwa muganga ubwo barareba barambwira bati ni ukuhabaga n'inyama ziba zaraboze nungo hanyuma rero turagenda baratangira barabaga baga udutsinsino babaga itako nungo urugendo rutoroshye ariko reka tuvuge ngo imana ishimwe ubwo wowe ugihumeka umwuka w'abazima imana irakora hari abantu batemera ko imana ikora ariko ibi ni ibihamya by'uko imana iriho ndetse kandi ikora ni ukuvuga ngo uragiye umenye ko hari ibibazo ufite ku matako ku gatsinsino waboze urabimenye ese barabagaga agatsinsino ku itako ho byabaga bimeze gute hose barabagaga babagagaho inyama bagakuraho izaboze nuko byafashe igihe kingana iki nibura kugira ngo wenda icyo gisebe kibe cyakira ese kugira ngo gikire byo ni uruhare rw'abaganga ngo habayeho n'izindi mbaraga nko kwitako ni imbaraga wenda sinavuga ngo ni iz'abaganga ko nabo bakoresha impano y'imana ariko ku gatsinsino ko ni imana mvuga ko ari imana agatsinsino katinze gukira reka tumenye wenda impamvu uvuga ko agatsinsino ari impamvu y'imana yo ni iyihe namaze imyaka 3 bakabaga njyaga kwa dogiteri gatera hano anyohereza Kanombe atereye ko nta gufa ryawoze cyangwa nta yindi ndwara ufite Kanombe iki gihe baravuze buryo n'abaganga niba bibeshya nibagira bate barambwira bati ni diabete ndataha iki ahubwo nangiye gusubira muri koma namaze nk'icyumweru ndyamye muri salon ntarya hari umumama wajya kunzanira udushyimbo tw'udutonore n'agatoki ntarya hari umudogiteri twari tuziranye yitwa twagira umukiza Eugene n'ubara cyakore Kanombe tumushimire arambwa ati garuka muri control ndagenda rongera pima diabete nta diabete ugeze ugira kurya rero shitani iguteza indwara kandi zitariho zitanahari ukajya wumva zihari n'abaganga bakazibona nuko dataha nambura uwo mudogiteri koka yari mu kunywa ndinywera ubu mu bintu nkunda koka niyo mbabara bakatuzanira n'ubundi nako tugapfa niyo mbabara ahantu aho nababara igifu nababara umutwe nagira gute mwakoka mvuba bari buragabanutse sinzi ukuntu ejo bundi nabajije umuganga ntariko mwambwiye ikintu gikoze muri koka yagusubije ngo iki yambwiye ngo iryo banga bararihisha ngo uruganda rwarabihisha yongo no kuvuga ngo wenda habayeho kujya kwa muganga uvuga ati nshobora kuba mfite izindi ndwara shitani dore ko
anaguteza kugira ubwoba, akaguteza izindi ndwara zitanahari. Ugezeyo barakubwiye ati igisebe cyawe kimeze gute, ese muganga yagusubije irihe jambo, we watahanye irihe, igisebe cyakomeje gute? Igisebe cyakomeje kubaho, ndivuza nuko cyangwa gukira. Agatsinsino karwaye nk'imyaka 4. Nuko ko bigeze ndagenda numva ngo basenga, nubwo Imana yanyijije ko gusenga ntabwo nari mbizi. Nuko ariko numva ngo barasenga, njya ahantu basengeraga, haza umuntu w'umusore, yari umusore, izina rye sindyibuka, arandiba, agatsinsino ntabwo yari yakabonye, arandi ati bite byawe kumonye wendika akaguru mu base y'amazi. Ndamwihorera, ibyo byo kwerekwa n'ibiki ntabyo nari nzi, ntiwanabyumvaga? nta nubwo nabyumvaga. Nuko ati nidusohoke undebe. Barasenga, nabaga ndeba nk'imbwire kuri televiziyo. Nuko numva ko basenga, n'uyiguti dusohotse yarambwira tutuye hafi, ntuye hafi, ati tujyane mu rugo. Turagenda, ati fata akabido gatoya uvomemo amazi. Yavoma, sinanzi icyo giye kuyakoresha, arayasengera. Arambwira rero nawe mfite ikibazo ku gatsinsino, ati buri gitondo ujya ufata ibase y'amazi makeya winikamo agatsinsino. Ntibyabarakora nabyo n'urwenya. Muganga yambwiye kukirinda amazi, none ngo ninikemo. Ndamwihorera, nimara rwawe ugende. Aragenda, amaze igihe yamaze ntarayakoresha ko sinayamena. Sinzi ukuntu natekereje, amafaranga yari yanshiranye, ntakwakunikamo ka gatsinsino, nkajya nikamo buri gitondo. Ubundi narakarabaga, narihanaguraga, sinakarabaga ngo nimene amazi kugira ngo atajye ku cya gisebe. Nuko hanyuma rero ninikamo buke amazi arashira. Sinzi ukuntu twahuriye mu nzira, akagatsinsino kakize, ntoyane ntabwo karakira. Ariko ubwo se nasubiye kwa muganga, ntabwo uzaga gusingira andi mazi, arandiye baranyihorera. Ndagera nyine byihorera, nibagirwa ko ndwaye agatsinsino, byose ndabyibagirwa. Nuko kajya nikarabira uko bisanzwe, sindewe nuko nakarwaye. Bukeye sinzi umuntu twahuriye mu nzira, atari ko kagatsinsino cyangwa kutakigapfuka, ndakareba usanga karumye. Imana ishimwe. Urakabonye usanga karumye, mu mutima wawe wahise utekereza iki uwo munota, dore ko wari waranihebye uvuga ati reka mbivemo, wowe ukibona ko kumye, iki cyahise kiza mu mutima wawe? Yarahise mbona ko kashatse kuma gusa. Ntiwabyizeye? Ntabwo nabyizeraga. Karumye, karakize, kabaye neza. Ese nyuma yo gukira izo nkovu, icyo gisebe wari ufite cyari kimaze igihe kinini, icyakurikiyeho ni iki? Wagumye kutizera ko Imana idakora, byaguteye kwizera Imana, ubundi buzima bwahise bukurikiraho nyuma y'ibyo n'ubuhe? Nkimara kubona nkiza agatsinsino, havuze nti wa muntu arasenga, kanange nsenge. Ariko ubundi numvaga abasenga ari abafite ibibazo. Nuko twese ko Imana yankijije ntayibwiye, n'ubundi n'ibindi byose izabikora. Ntitugatekereze ko Imana ikora uko twayisenze. Kuko n'ubundi Imana inavuga ngo n'ubundi mvubira ababi n'abeza bose umugisha. Ni ukuvuga ngo igisebe kibaye n'imbarutso yo kuba umukristo. Urirebye usanze urakize, ibyo utizeraga urabyizeye. For now reka dushimire n'Imana yo yabashe kuba yagukiza. Ariko se ubu ngubu ubanye nute? Imana yabagumye kwizera cyangwa byavuyeho, ubu bimeze bite? Ubu senga Imana, hagiye hazaho uburwayi nyuma,
hashize nk'imyaka nk'itatu ndwaye umutwe ariko niba ari ikiyobyabwenge iyo numva wandimije ngo imiti byanze gukira wakoka ninywera koga nari Imana yaguhaye nk'ikinini cyawe simbizi kandi abandi bavuga ngo koka nimbi ariko njye ndayinywa mva ndorohewe ariko nirinda kuyinywa nyuma ya saa sita kuko nguyibuza gusinzira. Imana ikiza mu nzira nyinshi zitandukanye. Ibi ni ibihamya n'ubundi tuba tugira ngo abantu bose bamenye banasobanukirwe uko Imana ikora. Hari ibyo abantu batizera ariko nyamara bihari, hari ibyo abantu batumva ariko nyamara hari ibyo kumvwa, hari ijambo ushobora kuba ukuyemo, hari kiba kigukoze ku mutima, hari n'inyigisho uba ubonye. Ese wowe uri kudukurikirana kuri Fanny TV show, icyemezo cyawe ni iki? Ese uracyabirivinga yuko Imana idakora? Dore ko ibihamya byo ari byinshi by'umubyeyi aduhaye kugira ngo ubashe no gusobanukirwa, ndetse n'umutima umwe n'umwe. Hari abari kwa muganga, hari abafite ubuzima bwabo butameze neza, babashe kuba bakumva ko kure wagera hose Imana ihari. Umubyeyi aratuganirije n'uri turi kugana ku musozo, ariko ndagusaba uze gukora comment hasi utubwire nimba koko ubuhamya bw'umubyeyi bugukoze ku mutima. Ese we bugusigiye iki niba bugukoze ku mutima? Reka nshimire uno mubyeyi mubwira ati ugume mu Mana. Nayivaho nkajya hehe? Hari ijambo dukunda kuvuga ngo wasenze Imana uyiburana iki? Uyiburana iki? Nawe reka nkubwire ngo ugume ku Mana, n'ubundi ntacyo uzayiburana. Ntacyo nzayiburana. Kandi wakoze ku bw'ubuhamya uduhaye. Dore hari benshi bugiye gufasha, ndabizi neza. Ni igihamya cya mbere cyerekana ko Imana ihari. Imana irahari, utayizera sinzi icyo yizera. Ntabwo uzi icyo yizera. Reka ngushimire rero. Urakoze cyane. Urakoze namwe, murakoze Emi. Reka namwe tubashimire kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tubane namwe umunota ku munota kuva dutangiye kugeza amasaha. Ni by'agaciro gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tumenye se tuba dukurikiwe, ese abo tuba twabazaniye baba banyuze, baba bakoze ku mutima. Fanny TV show, we inspire, we run. Tunasana n'imitima kugira ngo umenye icyagukora ku mutima kugira ngo ubuzima bwawe uyu munsi buve hamwe bujye n'ahandi. Njye nitwa Emi Nshimiyimana. Rero reka ikiganiro cyo tuzahure ubutaha nakagaruka. Bye bye.